ariko se mana yanjye uru rugo ngezemo mvuye kwa muganga nkasanga nta mwana n'umwe uhari. Ese uyu mukobwa we wagiye mu cyaro ba nyirakuru agaherayo arabona bizagenda bite? Samu urambaza iki? Uraho neza? Umeze amakuru akora rembye. Ntabwo bizi. None se Jambiya ntabwo wandusha ahantu ari? Izo nzereze zawe ntabwo ngiye nshinzwe kuzimenya. Icyo rero nawe ibyo bintu uvuze ntabwo ari byiza, umwana wanjye ntabwo ari inzererezi. Ni iki? Ariko cyangwa ahantu yagiye yaba yajyanye na warumara inkwi ko ntigeze mubona muri karitsiye. Oya ntabwo beze biri kubera hano mu gipangu kuva wagenda. Ngize ukuri. Nta mabara. Reka reka. Ubwo ntabwo ari we bajyanye. Urabara iki? Kugira ngo nze mbure n'umutuzi two kunywa koko mere nk'umuntu utarabyaye narabyaye. Ubu se ko yahoze ambwira ngo akeneye amafaranga yo gukora. Amafaranga nkaba hari umuntu wayanyoherereje, ise yarayanyoherereje ndi kwa muganga. Nkanga no kugira ibintu nyakoresha dore niyimbaga ubona ko hari umuntu wangurije amafaranga yo kugira ngo nyigure mbashe kujya ngenda. None nkaba nari nyazanye n'inzu zakayo naramubwiye ngo yishakire yarayibonye. Nkaba ntamubona yo gukoreramo. Okay. Unzaje mutwari yakanyama. Uravugisha ukuri. Twari akanyama ejo bundi. Abazi akaya amafaranga yakuyo katarasanzwe hakanyama. Gusa nzamuha amafaranga ajye kuyaha urarumara nk'umunyamagamba ameze nk'iki. Wow, nakubwiye ngo iturize mubyeyi. Igihe nagereye hasi nigezemo na keta tamba hano. No kuntu asanzwe azerera yabaye inzererezi imbwa mahumbi. Enga muhamagare n'umwe. Ariko ikimwe cyo nakubwira. Nta muhungu ufite. Baba we bintera gahinda. Umwana wanjye ko nzi ko ari umukristo asenga kundi Imana. Gusa ibyo byaba bije bite? Yewe we. Ko ndeba nk'ivunja ryakuriyeyo. Harya ngo uri janti. Sekunda ni sesemi. Njya mutesha amaso. Abo yaterekera barahari. Yego. Iyo telefone ivuye he? Ko nari kwambuye ko nagushaka muri telefone ivuye. Ayinguriye. Hakusuzugura nka nyuko. Ubwo nibyo. Hanyuma ndaguhakiraho kimwisha. Ese nzagupfura imisatsi. Gahira ko ntazayipfura. Amatwi ntabwo nzayakora, nzapfura imisatsi. Ndavuze ngo telefone nyibona aho yariri. Ese undi wahabwiwe nande? Anze ngwere kitu za ngwesha kanze kukuzanira. Ninga muhamagare numva. Telefone yanjye se yo ivugana cyane ko yapfuye. Ewe Jambi. Uraho neza? Ariko se hari ikintu ngewe nibaza. Ubonye ngo mve kwa muganga ngwe mu rugo mbure n'umuntu umutuzi two kunywa. Unaniwe kuza kunsura kwa muganga. Ngeze no mu rugo sinkubonye, mbuze umutuzi, mbuze iki. Aho ko ntabona wa mukobwa rumari nk'umwe w'umunyamagamba atamba muri karitsiye. Ubwo yuri ntago mwajyanye. Ubu ntago uri kumwe na Keti koko. Waguze ariko ubundi. Iki ushaka kuvuga naguze, iki ushaka kuvuga Jami? Ahubwo si cyo yaguze ni iki? Cyako janti ushiri soni koko. Ndavuze ngo rekura. Ntagukoma. Abo please nutume nkubahuka. Reka ngubwire. Iyi nzu nayitwika n'ibyo mufite mu byose. Navuze ngo Mama please. Ntabwo urasukamo hano. Tukameshye. Ntabwo uravuga. Reka ya mikino. Nawe. Ariko umuntu waturumbutse. Nagatanga kawe n'amaso. Navuze ngo ubundi ufite ikibazo? Ikibazo mfite nuko ntazi yo waturumbutse. Wowe uzana ruvuye. Nzano nari mvuye he? Yego. Hari mvuye iwacu bansabye barankwa ndashyingirwa. None se ubu wagiye hehe koko mu byukuri? Uyu munsi si off se, uyu munsi ndabizi ko udakora, ndabizi ko ari off. Ahubwo sinzi ahantu wagiye.
ariko mwana wa ntabwo wari uzi ko ugomba kuva kwa muganga uyu munsi. None se amafaranga wari wansabye yo gukora ko nakubwiye ko barimo kunshakira inzu ikaba yabonetse n'amafaranga akaba ari ayo so yanyoherereje ukaba udahari, ubwo turabihuza dute? Ari kuri telefone ariko ntago nashaka ko tubanza tukabiganiraho neza. Ubwo ntago umuntu yayaguka ajya kuyahonga rega n'ubu ntago mfite icyizere ko mutari kumwe. Nanjye data yaraje atera mama intarambye. Taraje yamuteye inda nyine. Byari bizwi nande. Uretse ibishini n'ibihunyira byari bihari. Ndavuze ngo ujye unywera hano. Kandi attention. Ugenda sukire mu kibido. Kose umubyeyi. Kandi ugenda mu muhanda nakarura umubyeyi w'umutima mwiza. Mwiza koko. Umukara. Attention. Ese undi ni iki kijya mbere muri wowe ubundi? Kuko ntago kuva ngeza urabizi ko ahora agenda ari mu magambo kuva ngeza aha sinigeze mubona atamba nibura no mu gipangu no muri karitsiye. Ntago mbizi sinjya mbona akaza akora mpora mbona ari aho ngaho atamba muri karitsiye atanga amagambo avuga menshi agira ati se kundi buriya nkawe ko kuganira ikintu uriya muntu w'umukecuru umwana wanjye. Dore bampaye n'imbago simbasha kugenda nta nicyo nashobora gukora. Ushatse wagira vuba ukaza ukareba ko hari icyo wakora nkabasha kugira icyo nshyira ku muntu kuko simeruka kurya pe ndashonje. Ucugira icyo kibazo. Ndashaka mumbwire ubundi uri umwana waso cyangwa uri ndaya yaso. Icyo muri waba ari cyo uzafata. Alright? Arrête. Nine kuko ntizuje uje kunkandagiza ibyo ngibyo. Humura nahe ndafite yanjye amashuri. Yandi ya kera. Ayo wakumariye iki? Tumye nicaye hano. Ariko ntabwo uhicaye ko waje kuzungura se ngo uzafite umwana wanjye. Uwe mwana wawe. Unse nakizezwa n'iki karobo. None mbega we. Uko nikuje? No. Ubundi nubona papa mama umva nzarukuramo. Mama ahubwo uzibeshye nambwiye n'abahari usohoke. Nzarukuramo. Usohoke mase niwe warunyicajemo. Warusohoka. Nuse mushiki wawe we yagiye kuba kwa nyirakuru kuba yagumayo udufaranga araje aduhondereyo usange azi aho ngaho adafite n'itiki zamusubiza iyo yabaga. Uramonda sinoga ibyo byo mu ntara wajyanye na Kate kuko sinigeze mubona ngiye gukurikirana mwana nisanga ari byo uzabumbabaje n'abahari usohoke. Nzarukuramo. Usohoke mase niwe warunyicajemo. Warusohoka. Wagabanyije akarimi. Ngabanye iki? Wagabanije akarimi. Mu biki? Ndavuze ngo haguruka none ndakubwira. Ndavuze ngo haguruka none. Ndamubwira. Umbwira iki? Umenye ko papa dahari. Umenye ko papa dahari. Yaba hari yakora iki? Umena noneho ntago mbitinya. Navuze ngo genda vuba. Uranjyana. Mu gikoni. We wakigiyemo cyo kabiri umukobwa wakakijyamo. Mu gikoni. Wowe wakigiyemo. Kandi isura nzayihombanye. Icara hanti kwa papa wawe umva uturusha. Nzagukurira imisatsi ubibone. Nzagukurira imisatsi ubibone. Kandi uzatumusaza. Nzagukurira imisatsi ubibone. Kuko nari nakwihorera. Ubundi se ndabona ubundi kurusha kuri akagini. Ntaribi. Hafa. Ntago ngukunda ndakwanga. Nanjye none reka mubwira. Ndakwanga rimwe. Ndakwanga gatanu. Ndakwanga ijana. Igihumbi. Mama I hate
hate you. He hates you. Nese yabanya ngubwira ngo I love you. Ntabyo nakubwira ndakwanga. I hate you. Ndakwanga. Wowe ndakwanga, Sandrine ndamwanga, mpa numva. Ndakwanga na nyoko ndamwanga. Nubwo ntarabona isura ye. Shaka ari umukara. Mama, asa nkawe. Ndavuze ngo nabwiye ngo ntamvuga. Umva sohoka. Akambwira. Umbwira iki? Nako ntanukuri mama. Nibagiwe. Shitani gusa. Mushiki we. Utagira ngo biroroshye. Mushiki wasitani. Hafa. Nzabibasohora. Ndekura. Navuze ngo genda. Ndekura ni. Navuze ngo genda. Yego n'undi utanhasi. Nzakwemeza. Wowe ndasomuzamba. Kugira umugabo ko mwana we. Undi umugabo ni umusazi, ni muzima. Ariko nabyo nzabimeza. Kama Sandrine mwiriwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe muke. Turashimye nawe. Barashimye. Papa Sandrine mumeze mute? Turashima Imana. Muraho neza. Amahoro. Namahoro. Urakomeye. Ndumva ndi bo. Yesu nashimwe cyane. Amakuru y'iminsi se. Ndabona amakuru mu ruvange niyo mvura. Ni karibu wacu. Star. Ko ari umaze iminsi utagera inahangahara. Ni imirimo myinshi imvura yaraguye abantu bari mu itera ry'ibishyimbo n'ibagara. Oya se kandi ubuse nawe ura ibintu by'ihinga cyangwa ibagara ujye ubimenya. Ndahinga. Suzi izi ntoki zawe zirahinga koko. Oya se kandi. Zirahinga rero. Imana bagomba kubyuka mu gitondo akajya mu murimo w'Imana. Gukora gusenga udakora. Oya muri Imana iregica inzira. Iyo yaguhaye ibyo gukora ujya mu by'Imana nayo ikaza mu byawe. Byatera inzara mu rugo. Oya nta nzara Imana itanga umugisha buriya. Nanjye kanze nimwe amazi ndabona mwana yateguye hano. Amazi ni ubuzima. Amazi ni ubuzima n'abaganga barabyigisha ngo tujye kunywa amazi. Cyane cyane nkatwe ababyeyi rero. Muba mugomba kunywa amazi. Amazi ni ubuzima. Yewega. Kari tubakumbura. N'inyota ari nyinshi. Rero uko wagira ngo uzamutse imisozi. Yimvuye ku musozi. Mama Sandrine ko ntamubona hano yagiye. Mama Sandrine ntaho hari. Hari umuntu yagiye gusura. Telefone ye ko yavuyeho byagenze bite? Wasanga ari amarezo ntiwamenya ariko telefone iriho. Ubwo ni amarezo. Namuhamagaye. Nari mfite amakuru ashyushye. Yes. Mva namubuze. Makuru ashyushye nk'uko kise kandi. Amakuru ashyushye cyane. Rero niba ari uko ubutaha ntakurebye neza. Umva so ukuntu usigaye usa noneho umva urasa nabike kare. Uri kubibona umugore wasenze Imana. Umva rwose Imana yaragusize irakunogereza. Umva data we. Neza yaguhaye umubiri wirukana abazimu uri mbese ni za taye z'abafaransa. Taye française. Umva nuko akira. Ubu rero noneho niba wisigaga nk'amavuta 2 ubu ugiye ugakubitaho nk'amavuta nk'ay'ibihumbi 10. Umva noneho wakwaka umva none abantu bakubona bakakuyobera. Rero nisiga amavuta ya 5. Oya se kandi ntabwo umukozi w'Imana akagombye kwisiga amavuta 500. Kare. Ugomba kwisiga byibuza amavuta nk'aya 40 cyangwa 45. Abahose Ntayijana n'aya 100 ngahe ariko nawe jya usirimu. Umeze neza ukeye ahubwo reka mubwire. Urumva ubu unyemereye ye nakwatsa ubundi umva nkagushyira ku cyangwa amavuta meza imyenda myiza udutambaro kanyatsa nk'umuro. Umva
birase umuriro uraka ugahita uzima njye noneho nakwatsa by'igihe cyose bihoraho Sandrine nankura amenyo Sandrine se wowe ntabwo uri umuntu mukuru rese ubu nzajya nyiri icyo nkora cyangwa nyiri icyo tuvuga ngambwira ukuntu wanyatsa rero ubona najya nguha amafaranga ukiyitaho byibuza nanjye muri weekend nkajya nguhamagara nkagutembereza tugasohoka tukigira ku mazi ku Gisenyi tukirira inkoko pana guhora mu miceri n'amafiriti ubu wari warya inkoko irimo umuceri ibyo ndya byose biranyura uzi ibijumba n'umushogoro ukuntu birya ngenda birya nkumva biranyuze ibyo ngibyo byarebye abasogokuruza bacu ba kera bakarekare njye nirira ibijumba n'umushogoro nkirira imyumbati n'ibishyimbo reka manze nkubaze warya imyumbati n'ibishyimbo ubu usanga umuntu afite impfuniko wagira ngo yirirwa azamuka imisozi ariko iyo uriye neza noneho uragenda ukayaga ugahita ubyibuha ugahita uzana nyashi noneho ugasanga noneho inzobe yitamuye ahubwo burareka kurya neza byica n'abazimu umva abazimu gusa ahubwo barashwiragira n'umuntu ukubonye ntureba nk'uko usenga noneho uriye neza wajya uhura n'umuntu noneho abadayimoni bagahita bamuvamo bakirukanka wumva ntabwo kurya neza byirukana abadayimoni reka manze nkubwire nubwo wumvishije nabivuze kuri ikintu cyose warya n'umutima utuje Uwiteka aramanuka akabana ibyo ndabyemera ariko twibuke ko buriya n'ibiryo byiza nabyo umubiri wakira izo ntungamubiri zabyo umubiri ukagubwa neza rega buriya baravanga umudiho uva mu itako buriya rero nta nubwo umubiri wamera neza utariye ahubwo buriya reka nkwere buriya ngewe mvugana nakora urabona hano mfite n'amafaranga sibyo mama Sandrine na papa Sandrine naga ntacyo habuze aya ni amafaranga dore 10 20 35 ubu ngubu aya ngiye kuyaguha sibyo ugende ugura amavuta meza uyisige urebe uguremo agakanzu nzakoherereza nandi uguremo inkweto ubundi muri weekend nzaguhamagare twigire ku Gisenyi nkutembereze pana kujya wirirwa mu mashyamba ninaha muri karitsiye nkujyane Gisenyi ku buryo tuzarya ifi twirobeye urabona nambaye nabi oya ntabwo wambaye nabi ariko nanone urumva imyenda yo gutemberana kamemo ntabwo waza wambaye nk'uko urasenge nageze nkubwira ko murari wanjye oya ntabwo ari ukuburara ntabwo ari ukuburara aya mafaranga ugiye kuyampa mu ruhe rwego nyine nayo ngiye kuguha kugira ngo ugende ugura amavuta yo kwisiga nakubwiye ko nisiga amavuta ya 5 ariko buri ugomba guhindurira n'umubiri kugira ngo nawo mbese ugire izindi ntungamubiri wakira noneho ahubwo wowe aya mafaranga yafata noneho ngende uguremo amavuta n'imyenda yo kwambara noneho muri weekend nzaguhamagare nkwerekano twigira ntabwo amafaranga yawe nayafata Yesu arampagije Yesu arantunze Yesu antungiye abana nasezeranye nawe isezerano ko nta mafaranga y'undi mugabo nafata abyumvishe urabura kuyagaburishirizamo abana bawe njye nabuze amafaranga njye ntabwo nabuze amafaranga papa Sandrine n'undi munsi ntuzongeye no kumenyera se wirakara umva reka manze nkubwire rero umva ni amafaranga nanjye hano ndayafite amafaranga ntabwo njye ngendera nk'aho urayafite none se suzi uko ijambo rivanga ufite azongereye ntabwo nkunda abagabo bintuza b'indyankurye mu buzima n'undi muzi ndanabibwira mama Sandrine ko afite umugabo w'umuheka nuko ngenda ariko n'undi munsi ntuzajya umbona ujye unsubira mu bitekerezo byawe kumbwira amagambo y'ubugoryi umva bose narinzi uko we nagiye kugira neza ubwo nyine nambaye neza ngenda berewe nambaye agatambaro kanjye nambaye kandi nziza nambaye n'inkweto Kristo yaransize kandi yaranogereje n'undi munsi niba ushaka ntazaguteza umugore wawe ariko naranumvishije ngo wanabyaye hanze ubundi wanabyara hanze ukazana umwana ahangaha ubundi abagore bose ubu muri kase ntiwabamaze ntabwo nkunda abagabo babahahesi sezeraho na nigende cyangwa ariko reka nkubwire ibyo tuganiriye bihere hagati yanjye nawe uriya mugore ngo anyumvire ubusa ntasone ariko umva nanjye umva ndamugenda runono ntabwo azancika
ugira ngo arasenga se mva ndamwoherereza kuri telefone simfite nimero ye nze kureba ko azayansubiza arambabaje baba we Red wicurane se aho ko nta n'amafaranga mfite se ngo mugurire ibinini uyu munsi nakubiswe ntegereje kayo ko ava ku muhingo nkareba ko yangurira n'akawunga hagati aho ngaho ariko nabonye warabonye ni mukuru wawe ni murumuna wawe ni mubyara wawe waje muri iyi minsi njye nari gutegereje ahangaha kugira ngo ujye kumuganiriza kuri uriya mukobwa nyine ntakari gaciyemo urabona iyo umuntu waje mu gipangu aribwo bwa mbere wibaza uyu muntu agati ejo atazaza no kutwishyuza dore biba byagora uriya mukobwa rero njye ntabwo nzitiye ntabwo nako namubonye kuri iki ntabwo umuzi kandi amubazi nyine namubonye kuri yaza ariko ibyaho yavuye nuko yaje byo naza kuzishyuza rero uzamuke nta kintu we muvugana n'umusaza wabishyize amahari nawe ubwawe ntabwo ugeze kukwishyuza ntazi kureba wari umeze neza ariko kinangiye kukubwira cyo muri minsi nayo mfite agashinga kandi nagira ngo tukajyane murabizi nta kintu njya guhisha mfite umushinga ukomeye ariko ahari nazanye umupanga w'umusazi aho nakwiyamiye ku mwana wanjye kugiye se nese mubyeyi kandi amatwi y'ihene nta n'ibikazi ariko biba binarimo yumva ari gutogota nta n'ibikazi biba binarimo kuganira na sari ndetse hari ibirenze ibikazi biba binarimo ni nganze nkwereke uranyereka iki se ntabonye ku isi nabonye byiza wa mubyeyi ubu nabonye byinshi uhagaze aho ngaho cyakora harakaza imana nakuze imana ariko ntuzongere kunkorera ku mukobwa mubyeyi zana y'iryo zimana utarizana nanjye nashonje ndaje ndizana ariko nkimara kuri kuzimana mubyeyi zana iryo funguro zana vuba nari nanashonje ifunguro ngiye kukuzimanya nuribona ntuzongere kunkorera ku mukobwa wawe nzaba mukora mushaka iki yihanize nuribona utankubita ariko ntaranana ntabwo nakubise ngende kukurangira kuzimana rizane vuba reka neza ndizane ndamwemera ni umubyeyi mwiza ndamwemera buriya usibye n'igaburo urumva nako n'ifunguro kandi ariko no gukaraba ndiri gukarabya uzongere n'undi munsi Gandiro, ejera hano tuganire njyewe umbwire ukuntu njyewe mena amazi. Ganira nawe. Nyine ejera hano tuganire njyewe. Nyine urashaka ko nganira iki nawe ubu chapese. Nese icyo tutaganira ni iki? Umuntu mukuru amufata ukamena amazi kuryo gusa nyine uko wiboneye nyine kuryo. Undi waje hano turumbitse. Hano n'umuzanya amafaranga. Amafaranga se yinyishira neza. Ntawe umupanga we mwabona mwiza nkanje. Mwana mwiza ugira sinjye nakwi gukora kumukutera umukobwa wawe nawe bibaye ikibazo se rero kana nanyi bariko na murumuna wawe ntabwo yoroshye bazabikoreza cyane gatoze ibyo bya murumuna wanjye ntabwo bindeba ntabwo icyo bindeba kamubwire sikaba turi kumwe n'amezi abiri abo abaye igice cy'ukwezi abaye igice cy'ukwezi mu mezi abiri kuko ntabwo nabyumvishe iki ni icyaha gihanirwa n'amategeko kwihanira ngenda guhanje ko ukarabije urangarabije se nge ninde ukubwiye ko ntajya no none se umuntu woga w'umusore agira ingofero meza gutya kujya basaza iyo ngofero se ko ari iy'akazi hari ibindi iyi ni iy'akazi njyewe ntabwo nguhannye ndagukarabije bakoze gusa n'undi munsi utazatekereza ko umwana wanjye ari uzaza kugukarabya ngo nyine ndambara imyenda ya zakari genda uyambare igisipe brande kandi reka mubwize ukuri izina ry'Imana umwana wawe nta nubwo uzanamuza umaye none sinzanamukoraho gusa icyo nzirinda no kumukabakaba no kumusoma ariko nzamushaka byose nta na kimwe
none n'ikimenyimenyi ndanabibwira zakayo ibyari amezi abiri biravamo icyumweru navuze ngo wibeshye ahubwo mbone mwana nanyishyura